Ndabasuhuje. Nubare iminsi igize umwaka wa 2025 urasanga uyu mwaka uri mu membera urimo urangira. Ariko muri iyi minsi mikuru y'ukwa 12 abantu benshi bizihije uyu munsi, yewe bakora ibirori bidasanzwe bimwe bita akataraboneka. Ugize ngo ntibisanzwe, ariko noneho buri muntu wese agira ibyishimo n'ibyumviro mu mubiri we. Abenshi bizihije umwaka barara babyina, abandi barara hirya no hino mu miryango yabo bizihiza umunsi mukuru. Ibikomangoma bikomeye byagiye biva ku mugabane wa Amerika aho byagiye gushakira ubuzima bikaza ku mugabane wa Afurika. Aha bagiye baza basanga imiryango yabo kugira ngo babashe gusangira uyu munsi mukuru isoza umwaka wa 2025. Ariko muri uyu mwaka waba warigeze wizera umuntu akagutenguha? Waba warigeze urundira urukundo rwawe rwose ku muntu umwe wizeye ko azakubera umuntu udasanzwe, ariko bikarangira ari uguteje agahinda kurusha abandi bose babayeho mbere yawe? Waba warigeze wizera umuntu uwo ari we wese, yaba ari uwo mu miryango yawe cyangwa se ari uwo muri famiye, ariko nyuma nibirangira usanga uri wenyine, ubure wa muntu cya kizere wamugiriye cyose kiyombayombe ukireba? Ndabasuhuje nk'uko bisanzwe, nyita iridefonse.com. ndabakunda. Abantu benshi ntago bajya bita uburyo umuntu ashobora kubana n'undi mu rukundo bakabasha kubana buzuzanya. Abandi bateretana cyane bizeye yuko umwe azabera undi umufasha, cyangwa se undi akabera umugabo n'umugore mu magambo asobanutse neza. Ariko ibi ngibi birimo birariza umubare munini cyane ndetse n'imbaga nyamwinshi y'abantu hirya no hino ku isi. Ukaba warizeye umuntu, yewe akakuzana mu rukundo akubwira ko azaguha byose, ariko yamara kukugezamo akagusiga wigaraguramo nk'urutozi, agasubira inyuma akigendera. Rimwe na rimwe agakinisha umubiri wawe, akawukoresha ibyo ashaka byose, akakwereka ko azakubera byose, yewe agati ntatinye no kukubwira ko uri kimwe mu bice bigize umubiri we, aramutse akubuza atabaho. Ariko byatera kabiri amaje kugutera inda, wamubwira ko yaguteye inda cyangwa se mwarakoranye ikindi gikorwa runaka kishimisha mubiri, akakubwira ko ibyo nawe byarangiye. Uyu munsi hari abantu benshi bari kujya mu kagozi kubera iyo mpamvu. Abandi bari gutoroka ibyaro bakajya kuba mu migi atari uko bahakunze, ahubwo batwawe n'agahinda kugira ngo kazabatsinda aho benshi batabareba. Ibi bintu bikomeje kubaho kandi birimo biragenda byiyongera. Ariko se niye mpamvu umuntu ashobora kukubwira ko agukunda kandi mu by'ukuri koko wareba n'uburyo mubana ukabona nibyo, ariko bwatera kabiri akagusiga wenyine nk'aho atigeze akumenya, ndetse akanakubwira yuko atigeze kumenya mu bantu yigeze amenya, akakubwira ko atigeze agukunda, ngo burya byari imikino y'umubiri. Niba warakunze umuntu akagushavuza cyangwa se ukaba warizeye umuntu akaguhemukira, muhaye ikaze. Iki kiganiro ni menya nibi. Hano kuri Baho TV ndagushishikariza wowe gukanda subscribe. Niba warakanze subscribe uri w'igiciro. Ariko nanone sinagenda cyangwa se sinatangira ikiganiro ntashimiye umuntu wese wakanze subscribe, muri ab'igiciro cyane. Umunsi ku munsi haragenda hiyongeraho umuntu, iyo urebesheje amaso ubona ko hari ikiri gukorwa n'abantu b'ingeri zose. Mureke mfata akanya gato shimira abantu bari hano mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo. Muri abantu b'agaciro bakomeje kutwereka ko bari kumwe natwe, kandi kugira ngo tubeho nuko muriho. Nimwe dukorera, kandi kuba turi hano ni ukugira ngo tubashe guhaza ibyifuzo bya buri muntu wese. Dusangire ijambo, duhana ibitekerezo, niyo ntego yacu. Ndabashimiye kandi ndabakunda. Mbahaye ikaze. Buri masaha 24 hano kuri iyi si yacu hapfa abantu babarirwa mu bihumbi bishwe n'impfu zitunguranye. Izo mpfu zica abo bantu bose babarwa mu bihumbi n'abihumbagiza harimo n'abiyahura. Umubare munini w'abiyahura n'ababa biyahuye bitewe n'ishavu ry'agahinda riri ku mitima yabo. Akenshi bananirwa kwakira ibyababayeho, bagafata umwanzuro wo kujya mu kagozi.
Ku rundi ruhande hariho abantu benshi bizeye abantu, ariko nyuma yaho abantu bizeye barabatenguha. Birangira umuntu wari wizeye ko azakubera byose ahubwo ari uguteje byose. Abantu bagira kwizera bamwe na rimwe bakumva yuko nta wundi muntu uruta uwo bari kumwe nawe, nyamara agatanya no kugenda kwereka imiryango akababwira yuko ari wo buzima bwe bw'ejo hazaza, akakwegurira byose, akemera gutanga byose byo afite kugira ngo ubeho neza. Hari n'abadahwema gufata amafaranga bafite ku mabanki bakayaha abakunzi babo kugira ngo babashe gukora imishinga irambye. Benshi bubaka amazu, abandi bakagura amamodoka meza. Ariko se ni bangahe bagumana n'ubundi nabo ngabo babahaye amafaranga? Ugiye kureba umubare munini w'abantu benshi bahemukirwa kandi barashoye mu rukundo rwabo. Uyu mwaka wa 2026 ntago ari umwaka wo kukwifuriza kugira ngo uzahemukirwe, ahubwo ni umwaka wo kukubwira ugomba kuba we wundi wa nyawe, ntuheranwe n'amateka yahashize. Ugumye gutekereza hashize, imbere yaho ashobora kuzakubihira cyane kuruta aho wavuye. Ni umwaka ugomba gutangira ukumva kuri wenyine, wowe ni wowe wenyine, nta wundi muntu ukeneye kugira ngo ubashe kwigira. Ahubwo mbere yuko ukenera umuntu manzi umenye uwo uri we, maze wigire ubone gukenera umuntu. Nuramuka wibuze usizera imiryango yawe, ariko nayo izakwihakana umunsi uzabugeze hahandi ukeneye abantu. Ni umwaka mwifuriza ibyishimo 2026, ni umwaka mwifuriza guhirwa, ariko ni n'umwaka wo guhumura amaso ukareba. Umubare munini w'abantu bagendera mu kigare bakumva yuko umunsi bariho neje ariko bizagenda, nyamara ntibamenya yuko ibyifuzo cyangwa se ibyishimo tugira uyu munsi byanga bikunda bizagira iherezo. Ugomba kwiga kubana neza, ukiga kubaho neza udafite ushingiyeho, kubera ko abantu barahinduka. Ubuzima bufite intego urasaba kugira ngo ubanze witekerezeho, nyuma utangire ufate umwanzuro. Niba warigeze wizera umugabo ukumva yuko azakubera byose, ukamurutisha abandi bose wamenye, yewe ukemera gutukwa kubwe, ukemera gusuzugurwa kubwe, ukemera gutanga amafaranga utunze kubwe, ariko aje akaguhindukira, hari ubundi buryo ushobora kongera kwiyubaka utitaye ku muntu waguhemukiye cyangwa se wagukoze mu jisho. Niba uri umugore ukaba wari wizeye neza ko umuntu wabonye azakuberamo umugabo, ukabibwira imiryango, inshuti n'abavandimwe, ariko bikarangira ibyo byose bisigaye mu nzira akwihakanye, ese yaba yaraguteye inda akaguta iwanyu mu gahinda n'abishafu? Cya gihe imiryango yawe yagutereranye, hahandi wabuze umuntu ugutabara, hahandi wari ukeneye uwo mwabanye mu rukundo kugira ngo ari uguhumuriza, ariko akagusiga wenyine. Uyu mwaka ni umwaka wo kwemera uwo uri we, ugafata umwanzuro, ukirengagiza abo wabonye mbere, aho ugatangira gushaka ejo hazaza hawe. Iyi Ndibaho TV, ikiganiro menya nibi. Ndabasuhuje, ikindi kiganiro nk'iki naho utaha, ariko niba utarakanda subscribe, kanda subscribe kugira ngo ikiganiro nk'iki ubutaha kizakugeraho 5 kuri 5. Usibye no kuba cyakugeraho ubwawe, nuramuka ubikoze urabudufashije ndetse ufashije n'abanyarwanda ndetse n'isi muri rusange, kuko uko uduha subscribe cyangwa se ugakanda like kuri iki kiganiro, uraba wongeye umubare w'abantu bashobora kucyumva ndetse no kugikurikirana cyose uko cyakabaye. Ndabashimiye.